shamba ngire David nukuri pe uri best wanjye inshuti yanjye jya ninjiza mu rugo iwanjye nkumva namubwira ngo feel free umva nanye mu byukuri sinyangirira inshuti z'abakobwa sibyo ariko nyine wowe wumve ngo niwe mfite wenyine chape nanye nago ndogreta kabisa ari ukuntu nyine nk'umukobwa kubwira ngo ndashaka uza kunsura muri gate yanyu kibaza ndinjira muri gate y'umukobwa gute ariko we sinzi impamvu nyine iyo mpamagaye najya ntekereza kabiri mana nanjye ariko mba numva nanjye mpamagaye ntatekereza kabiri rega turi inshuti none ndavuze ko tumaranye hafi imyaka 7 ngiye kuva twarangiza kaminuza ahubwo se niki cyadutandukanye asibonda muga twasangiye akawunga kwa Mukantagara uribuka akawunga ko kwa Mukantagara ibaze nukuri mva ngiye nta inshuti ni wowe useka mubaza ubundi igifu cyarakize sha igifu nyine cyagiyeho kirakira tu ndabona ariko kari kuzamo neza wowe cheers kubera ko najya mbona umwanya nyine mpora ndi mu kazi ntabwo nyine nsanzwe mwatwo niyo mpamvu ubona zatangiye kumena ako nari ndakwizeye tusuze dukaruta tukajya kunywa za kanyangahore munsi none kiriya gihe nari umusinzi none ntago wanabyumva ukuntu ngewe none bigeze kumfata urumva narangiza nkahita nsota nkahita ngo ku mwarimu yatwihese munsi y'imiyenzi twatumugwaho ngo ara ngumva kwa master kandi iyo nkuru narayumvise kuko ndibuka ko bigeze kuvuga ngo Aline ngo bamufatiye ngo bamufashe ngo yasimbutse ikigo urumva ariko nyine ntabwo nigeze mbyita ko ngiye nawe nari nagiye gukina umupira nyine nabizi ko ngiye kukigo natwikaga ku mupira cyakoze amana birabihe nibirebire pe ako gusa amana wakoze pe ibaze nk'ukuntu ba waje ukagura ama Jameson nari ngiye kapanazi ngo yes mbwire nizirenze zingizi twazinywa eriko dusige dukorera amafaranga ubu ntabwo tukiri mu buzima bwo kwishuri cyakoze nanone ahubwo nyine ikese nisubu ni musaba serivisi urayimfasha mu cyangwa uragira ngo ngusinda waya dafura bizu nushite yanjye ne wasinda nakuryamisha ngiye nkajya ku ruhande mbafite abakopine banjye no listen yewe ntabashaka kuryama tu nise wenda bizi ko ufite boyfriend nta kintu wamfasha dushyiraho ngo nkunda we nisi nisanzure ese ubwo iyo uvuga ngo nkunda wumva nishimye se sobuzwa n'iki kwishima we dafta zazana za kanuni zawe tazazana za kabiri zawe rwose nyine umva icyo nshaka kuvuga to none se nko mu nshuti zawe ndabiziwe ko ntacyo wamfasha kandi urabizi ko iyo umugabo arimo kunywa nyine kandi ukunywa ni kumubiri ushyuha so mu nshuti zawe sinakuntu wamumagarira nk'umuntu wizeye to akagira uko anyaranje nyine nanjye nk'umujama rego wenda bizi nta kintu wanyimo wenda bizi kuri urabizi ko nta mutima mubi gusa nanone okay kangerageze ku gashaka kanjye nzi ka hafi kamfate telefone undi we niyo mpamvu mwemera niyo mpamvu bundi nta nundi mukobwa ushobora kuntumira muri geto ngo ngiye ariko we mbanze cyo ndi bukenere cyose uri bukimfashemo mfari kanze ngamagara ushiti wanjye rwose ndabizi ntago ako ni mwiza mukobwa mwiza araringaniye ko mukobwa mubi ntashobora ntago yabidukora nawe ndarimo kwitunganya ariko ndabizi neza aramfata we niyo yashika yampamagara abantu mubwire ko icyo ashaka kunywa turamunywesha nashaka no kujya kubyina Allo bit ni fresh mezuteze izi boy giko ko byabereye mu rugo gawe nuko nabuza byabereye uzi cyaka mfite mbabarira ngwino byabereye mu rugo ndi kumwe na best wanjye umva mbabarira buri kintu cyose wafata moto nago mbizi umva ndaje nyuma y'iminota 10 wallahi cyaka kirananyishe afite coffee sarareko mani wambabara ukaza ko ari umwana mwiza pe okay ndaje minota 10 sa baby sari ready kandi chama cya telefone utaza kundaza hano ntabwo cyakora reka nkubwire ubu nkoreye umuti ku buryo ko turishtima ndetse nakwima ikima sinzi kabisa oya nta kintu nakwima niwe nshuti urumva niwe nshuti nubwo najya no hanze ko ndenda kujya hanze ndenda kujya hanze next week nshobora kujya gukorera Belgique so nubwo najyayo uzamenye yuko nzahora nkuzirikana wowe hako man turi nshuti nzajya guhamagara nyino nyihera nk'akadolari ngitwaye no hari umushiti wanjye umbwira ngo man nguziko ni wodi limit ryoha wow ndagani maso
kuko ingenzi abigeraho ryari gusa nyine nari Imana tu none ndi kumva ko yakatuye hano hafi ati hafi yego reka ngene njye kumukingura ku gipangu ndi kumva byanga bikunda wenda shaka hageze kuko kuva iwabo nta na moto yatega nta n'ikindi nibikabyo by'abakobwa se sutuzi ahubwo se nyine se suri ntabwo najya muri lodge si ntabwo nta oya mani nta birenze ba lodge se iki kandi hano mbafite uburiri mwana Jena nagucika ariko mande Suisse ko afite umukobwa atamamagara nisheri ntago nshaka kurara ngenyera gatantwara nimukaguma ubundi wowe umereze nk'isaha imwe ngenda bamaze gukora ibyo nshaka isaha yose yose isaha se ni nyinshi ako okay nabazaga reka mwiza amutipe ntago wakwa Ano tari boka wala ura mutipe nagwa mubabarira ureko bwabo sasame bw'ubwana reba birabiyoga byose yaguze Sikore nzoko nta namazi nigeze ngura imbaza nizere kare kura tari dani mana afite ikintu cyitwa ifaranga sheri mbabara ahubwo nuzane bwa bwana bwawe none hari ukuntu uzana kwifungisha umutwe mbara hano ba aleze uriko nago ara nafunga umutwe niba ari kure mbabara none afite umva afite ikintu cyitwa kofi baziko ziranzuka zose yaziguze 220 220 kandi turi mu rugo turatumije uri kumva ushaka kumbwira ngo kifatire babaye naramugera babarira noneho tugende yigiza akana keza mureta munegerana sibyo hello Meze neza meze bon urakomeye yitwa wase yitwa Daf ni best wanjye n'uyitwa wase nawe ni best wanjye rero besto mugomba guhura wase yakira shoti we yakira mbere ya byose yakire nyine nk'abandi uragira ngo mbafate muri hejuru uragira ngo mbafate yeah we feel free just drink wow komsi kabisa ndabizi rero turi inshuti ntabwo ugomba kwicara utanywa shoti eshatu ibyo nibyo kabisa that's right kugira ngo dufate agera hano tugeze nawe ariko ari nawe uri umwica cheers shoti man umva harabura indi ya gatatu nanye sikiramo arimo basi wa ni yonyine ya nyuma rwose akira mwakire cheers kandi we kukiri kuminza gerega ndi kunywa shiri cheers ya nyuma yonyine uratutereka kandi nutereka turaguca round buretse ntago ari gutyo batanga cheers kuri rike soko bazamura gutya uzahuzwa n'ibintu byinshi mwebwe wow okay yewe icyo nashakaga nagira mumenyane ubusisi mwamenyanye iyo uteranye na shoti n'umuntu egama muziranye ubu ngubu twamenyanye ntare yego wase free uyu ni best wanjye sibyo simani ko numva nangiye gusinda kaka ntago wasinda turaziranye ahubwo mureke mbe ngiye hanze gato ndaje sibyo ndaje wase iminota 2 ugiye se kandi ndaje ngiye gato yani imbere okay nese imeze neza so asheka nyine aduhaye umwanya kugira ngo tuganire twisanzuye just nge nawe it's okay so konje ndumva nangiye no gusinda ukuntu wasinda gute shot ebyiri za gusindisha twahereye mu gitondo tunywa izi nzoga zirakomeye inzoga ifite volute 50 yewe mitansinda kandi ukuntu uje numva mfite icyaka ndi bumwe ako nyine umva mubwire hano n'ubundi urabizi ko ni kwa best wawe nanjye ni kwa best wanjye sibyo adusize hano so kuba twafiringa free mu rugo rwiwe nta kintu bitwaye sibyo okay ndi gusinda tu nyine banzu ndeye mu maso si yadusiganye kugira ngo tuganire se nk'abantu bakuru kugira nyine natwe tuganire like sibyo ngibyo utangiye ni ibiki kandi no nta bintu ntangiye nyine sinubizi nawe umukobwa n'umuhungu iyo babasiganye gutya nawe biba umwana oya aho wapi ushobora kuba wanyibeshye umwana ngiye naje hano nje kunywa byeri ntabwo naje nje gufiringana nawe wait
ntabwo kuba twamenyanye byonyine ni ikintu ansukira inzoga n'inywere ureke kuza nawe inzoga zo bazane n'izindi cyangwa ibyo uri kumbwira ni ibiki wasanga kandi Alice ari we wakunesha ukaba urimo uranyigira ibyo bintu si we no Alice nyine yaduhuje byasingiye nawe kugira ngo tumenyane urumva ase reka mvuga ndeba basi ase hari umuntu wakubwiye ufite amaso meza uri kunsindisha nawe nagaruka gusindisha ndagira ngo nyine kwanza abanza utere shoti mva Alice niba ari we wakuneje Alice niba ari we wakuneje ukaba urimo uranyikora ibyo bintu hayiwe yaranyibagiwe nese nta kuntu twaba twiryamye ko n'ubundi tunaniwe tukaba twiryamye tukaruhuka ngo ngwiki nyine njye nawe tukaba twiryamye tukaruhuka nubwo yari iminota nka 30 ese vuga undeba wambabariye ukareka kunsindisha ko kudakwinginze ubundi Alice nyine iyo nese sadusigaye muhamagare aradusize ngo oya muhamagare ntabwo njye bino bintu nabyemera none se ngiye urabona ngo twaye iki ntabwo ndi igikoko ntabwo bino bintu nabyemera Alice Alice nk'ubwo ngugiye n'isaha irashize ari njye bino bintu burimo kunkorera isubaye ikisheri basi ko twazanye uri muzima nta kintu wanyweye babaki okay tujyane uzi ko wanyibagiwe nyine tujyane tujye kuvuga Alice ngiye ndashaka ko tumenyana waranyibagiwe nyine wase reka kamba dafika matuvugane nawe shunga mimalo wandetse ubundi wowe cyaka kamwanya wose fata babari n'unyumve ko tuzanye uri muzima bigenze bite ari uko wanyibagiwe nusira kwibagiwe gute ari wara nubwo narenze kunyanga bingana kuri ndebera nka kiriya gihungu wanzaniye kimeze nka reba umutwe gifite Yesu ari uranyanga ngareba ukuntu areshye wanyango n'ifundi hambi nyine mva nkubwire basi hangana ibyo byose nziyorere nyine mva ntacyo numva nta na kimwe ngenda tashe nasura tabaga ntago iri hari nta kintu na kimwe nyeneye gutwara mu rugo ndahazi gumana n'ingagi zawe nase umva nkubwire wase oya nase ufite urufunguzo uruzana wakuta umbarungizwe umwimuko gumukoze iki koko bitumye atakuriya yanarakaye ahubwo se kubera icyo ugarutse wenyine ari hehe aratashe nyine kubera niba sinzi no wamuganira umwana nyagasani kubera icyo njye uhura n'ibibazo njye nyine koko nisaha nkwe amashoti nk'uri muranywa amazi none ngo agiye gute se sawa rero ubwo nyine diro zazirapfuye ihangana ubwo nkwa byere nta kundi ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo ibyo bintu wabinkora rwose nise umuntu araje nkwe amashoti yacu arangije agenda nabyumvaga arimo arananuka hariya ngo ufite urutwe ngo wagira ngo ndeshya ngo nk'ifuni hano nyine wikaze nise hari undi muntu yavuga ese umuntu wese yasize isabwa ibyo ashaka ihangana nise kamubaze ndeshya nk'ifuni hano bibaza wapidafuru n'umusore mwiza ariko ntari bimana tunabyihorera none se ibintu by'urutwe bose mfite urutwe se man David tubyihorera ariko man twinywere byari nunarambirwa man wicikira witutaye se byeri twazinyweye guhera mu gitondo se ndanywa byera amanywa n'ijoro se ngende mu gihe ntari bimana murabizi ko turi inshuti guhera kera sibyo basha turi inshuti pe kandi nta n'ikintu nshobora kugusaba ngo kinyime kubera ko turi inshuti nta nshuti ijya igira ikintu yimundi nta serivisi nagusaba ngo nyime sibyo ubwo rero urumva nk'ubu ngubu umaze kunywa inzoga bivuze ngo nyine umuntu nyine ukumfasha urumva nawe urabyumva umuntu w'umusore nyine umuntu twinjoyinga ese umuntu wa mbere Imana aragiye kandi nyine nta undi mukobwa tuziranye none se nyine aragiye nta n'undi mukobwa nyine ahubwo mfite umukobwa hano ugomba kumfasha ari ikintu bitwaye se David ntabwo uri kumva neza uvuze gute nyine urabona turi inshuti kandi inshuti zirafasha nyine se wowe ntubyumva niba uriya yagiye turasigaranye David wasinze ari ntabwo ubu ngubu se bwansindisha ubushoti ku buryo wumva ko ngiye besto wawe uzi neza ko mfite umukope nyine ubundi si ikintu igisobanuro cy'ababesto ni ikiye kuba nakubwira ikibazo ukamfasha ubwo nibwo besto David okay mva nkubwire niba ari inzoga wanyweye inzira kuzanye urayizi mbare kabiri
uri no kurenga none se kuba twasangiye mbare kabiri uri kurenga nta kintu mvugana nawe ntabwo ndi guciringa nawe mayibobo gusa ugeza nawe ushobora kuryamana nanjye wowe uryamana nanjye si ukuryamana nawe nagira ngo mfashe tu narindi jambo mvuga aho waciye uza ari nawe usohoka serivisi nk'ababesi aho waciye uza unahace usohoka none se uranyirukanye n'inzoga zose naguze 200 ngahe naye hano ndavuze ngo sohoka 200 ngahe se hano ni muri lodge waguze indaya ndavuze ngo sohoka cyangwa bitaraba bibi rimwe kabiri okay ndavuze ngo sohoka rero ndagusibye mu nshuti zanjye sohoka we nta kintu kimukura nta kintu na kimukura hano hanze gira vuba ngende nk'imbobo gusa hanze ariko uramemukiye ndavuze ngo mpira mu rugo gira vuba umukuru kw'Imana uramemukiye nta nubwo uri besto wanjye we sinjye mvugana n'imbobo